Nibyo ndabashimiye mwese mukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya nyuma y'ukwezi, aho turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu cyangwa se Werurwe 2026. Tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco Mutaramu cyane, tuza abadukurikiranye muri Burundi, tuza abadukurikiranye muri Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru agezweho. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'itsinda bakorana bagaragaje ko mu mirwano imaze iminsi bamaze gucakira amatekwa cyangwa se imbohe z'intambara ku ruhande rw'umutwe wa 23, umutwe wamaze iminsi bahanganye nawo. Ingo zirenga 200 zakuwe mu byabo n'intambara ziri mu kaga. Turareba ibice abaturage baherereyemo, ni mu gihe kandi ya 23 yamaze kwemeza urupfu bidasubirwaho rwa Wiringoma. Leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugaragaza nta gushidikanya ko zishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bibazo by'intambara mu by'ukuri yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Isi yose yatunguwe n'ibyabaye ku munsi w'ejo, aho hagaragaye indege bivuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko hakaba hakomeje kubaho gushidikanya. Aya makuru yose ndetse n'ayandi tugiye kuba twayagarukaho. M23 ikomeje kongera umubare w'abarwanyi mu bice by'Intara Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi bandi makuru tugeraho avuga yuko hari bamwe mu barwanyi umutwe twaje na 23 bakomeje kujya mu bice bigiye bitandukanye, aho abangaba boherezwa kuganiza abaturage mu gihe abona ko ari byo bice kugeza uyu munsi bashaka kuba barizwamo, mu gihe imyanya isanzwe basanzwe bagenzura bikomeje kugaragara ko ibi bice izi nyeshyamba zishobora kuba zabyamburwa. Aya makuru yose tugiye kuba twayagarukaho, ndetse icyo nakubwira cyo cyangwa se icyo nagusobanurira, tubafite n'andi makuru agiye atandukanye. Musabwa rero kuza kubana natwe kugira ngo mumenye uko biza kuba byifashe. Nta kindi usabwa gukora, ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone, ni kuri ako gabuto gatukura kwamaze kubikora sava bravo. Ikindi cy'ingenzi cyangwa se ikindi nagusobanurira nuko nyuma y'ibyo ngibyo ugomba kuba wajya muri groupe yacu ya WhatsApp ndetse ugasharinga n'inkuru zacu kugira ngo zibashe kuba zagera kuri benshi. Ibyo rero bidufasha iki? Bidufasha ko amakuru yacu agera ku bandi, ndetse abataranyarukira no kuri Barore TV ngo mukande subscribe, namwe ndabatumiriye kuza kubikora kugira ngo mu by'ukuri muze kunyarukiraho mukande subscribe, tumenye kabisa n'ibindi uko biba byifashe. Reka rero twinjiye mu makuru nta gutinda. Isi yose kuri ubu irangamiye cyangwa se irangariye ku byo Lawrence Kanyuka yavuze bijyanye n'urupfu rwa Wiringoma. Byemejwe rero ko uyu mugabo wahoze ari umuvugizi w'abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa 23 mu rwego rwa gisirikare, ibyo byamaze kuba byasozwa, byongera kugaragaza nta gushidikanya imbaraga ndetse n'ubushobozi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo gukoresha, cyangwa se ubushobozi budasanzwe barimo gukoresha. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko ibye byamaze kuba byarangira. So wenyine gusa, n'abandi barwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa M23 bikaba bivuga ko ari uko byaje kubagendekera cyangwa se bitigeze nyine bibahira, byaje kurangira by'ukuri baguye muri ibyo bitero. Amakuru atugeraho akavuga ko M23 mu minsi yabanje yari yasabwe guhagarika imirwano, yanga kumva cyangwa se yanga kuva kwizima, ikomeza ibitero gara ku itariki 18, ndetse abenshi bakavuga bati iyo nkundura ntabwo ari busige ubusa, mu gihe bari basabwe ko byaba ngombwa kuhagarika imirwano. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu nubwo hataratangazwa undi mubare nyirizina w'abarwanyi baguye muri ibi bitero, ariko ngo arakekwa ko abarenga 100 baba baraguye muri ibi bitero bya drone. Ikindi bikaba bivugwa ko cyangwa se bigaruka ko ibitero byari byateguwe, ndetse igisirikare cya leta Kongo cyagiye gukora ibi bitero bafite amakuru ahagije. Uyu mugabo akaba ariciwe ku rugo rwa General Gahiza
hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gice cya Rubaya, akaba ariho yari aherereye nk'uko mu makuru akomeje kujya hanze cyangwa se amakuru yemezwa n'abari muri ibyo bice ku bijyanye n'urupfu rwe babitangaza, bakavuga ko mu by'ukuri ariho yaje kurasirwa rero n'ibitero bya drone. Cyakoza ibi bice biracyari mu maboko y'umutwe witwaje intwaro 23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, ndetse no mu mafoto ndetse n'amashusho yagaragajwe agaragaza ko iki gice cyangwa se iyi myanya mu by'ukuri ahangaha kuri uru rugo rwawe yarasiwe n'ubundi haracyari mu maboko y'umutwe witwaje intwaro 23. Gusa abenshi bakemeza ko icyari kigambiriwe atari kuba bakwigarurira ibi bice, ahubwo icyari kigambiriwe kwari gufitana abayobozi bo mu mutwe wa 23, ndetse bikavuga ko no bita General Sultan Emmanuel Makenga nawe yari ku rutonde rw'abagombaga kuraswa, Imana igakinga akaboko, ndetse bamwe bakavuga bati benshi mu bamuri hafi cyangwa se mu byegera bye bikaba bitaragenze neza. Gusa amakuru avuga ko we bitigeze bibaho ko yicwa, ariko nawe ari ku rutonde rw'abagombaga kurasirwa aho ngaho ku rugo rwo kwa Gahiza, gusa nyine bikaza kurangira ahacitse. Ngoma rero we ntabwo byabashije kumukundira, ndetse n'abandi bagenzi be nyine bikaba bitarabagendekeye neza, birangira rero barashweho nk'uko amakuru arimo kutugeraho abigaragaza. Kugeza kuri ngubu M23 mu by'ukuri isa nkaho yatunguye isi yose nyuma yo kwemera iby'uru rupfu, kuko abenshi ntago babyizeraga ko uyu mugabo nawe rwose ngo byaba byaramugendekeye gutyo. Ni inkuru mbi rero ku mutwe wa 23 byabaye intsinzi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko uyu mugabo Ngoma n'umwe kabisa nabo bari bakomeje kugenda bigaragaza, cyangwa se wo bavugaga ko mu by'ukuri abagari hafi cyane mu bikorwa ibyo ari byo byose by'izinyeshyamba, naho wabaga wamubura. Iyi mirwano rero ikomeje kuba mw'abantu mwe irimo iragira ingaruka zikomeye cyane, uko byagenda kose ndagira ngo bimenye ni imirwano irimo iragenda igira ingaruka zikomeye cyane. Nyuma yuko mbere yuko tugaruka ku bindi bice biri kuberamo imirwano, reka mbanze nkubwira akaga kari kubwira abaturage muri teritwari ya Masisi nyuma yuko hatangijwe ibitero ku butaka mu kirere hagati ya Wazalendo ndetse na 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bushyigikiwe na Wazalendo. Kugeza kuri itariki ya mbere Werurwe 2026 hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru harabarurwa ingo zirenga 2,000 zimaze gukurwa mu byabo n'iyi ntambara cyangwa se n'imirwano. Aba rero ngo bari mu kaga aho bita Kibabi muri secteur ya Katoyi, niho bari kureba ko bakwegeye ku musaya kureba ko basunika iminsi, ariko ngo ni ibibazo. Kugeza kuri uyu munsi ibibazo by'umutekano bikomeje kurushaho gukomera muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Urujya n'uruza rw'abantu benshi bakomeje gukurwa mu byabo muri Katoyi. Biravuga ko abantu 13,446 kugeza uyu munsi bahagarariye ingo zigera ku 2,241 na rumwe Prito bahungiye muri Kibabi, bahunga imirwano imaze icyumweru cyose kirenga yahungabanyije umutekano ndetse n'akarere kabo cyangwa se n'uduce basanzwe babarizwamo. Ndagira ngo wumve abantu 13,446 ni abantu benshi cyane. Abo bantu kuba batari kubarizwa mu ngo zabo, kuba barahunze harabahungiye mu ngo z'abandi, kuba kugeza uyu munsi badafite ibyo kurya naho kwegeka umusaya kuko ibyabo nyine barabitaye, ni ihurizo rikomeye cyane. Byo n'ibisigi by'imirwano uko amakuru aturuka muri bice abivuga. Kugeza uyu munsi ngo bitewe n'iyo mibare biragaragaza ko hari ikibazo gishobora kuvuka, ibibazo by'ubutabazi ku bagore batwite, abana bakiri bato, by'umwihariko nanone n'abageze mu zabukuru n'abandi bafite indwara zigiye zitandukanye. Bikavuga ko kugeza kuri uyu munsi ahagana kuva ku itariki ya 19 kugeza ku itariki ya 20/26 byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane mu midugudu myinshi. Uduce turimo Ruke, Ngomashi, Bukumbirire biri ahacukurwa mu y'agaco ni imidugudu cyangwa se ya village cyangwa se za localité zakunze kugaragaramo imirwano ngaha. Ruke, Ngomashi, Bukumbirire
zigaragara hehe izo lokalite? Zikaba zigaragara n'ubundi muri iyi site ya Rubaya icukurwamo amabuye y'agaciro. Bitewe n'imirwano rero yakomeje kuba muri utu duce, abaturage bahise bafata iya mbere barahunga, barazibukira, kubera ko babonaga ko nyine uramutse uhagumye mu by'ukuri uramutse ugumye muri utwo duce byashobokaga ko ushaka kuba wahaburira ubuzima. Gukomera kw'imirwano hirya no hino muri aka gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byatumye abaturage benshi berekeza mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, harimo n'uduce twa Kibabi. Uduce abaturage nyuma yo kuva muri utu duce twa Ruke, Ngomashi ndetse no bita Bukumbirire muri site ya Rubaya, ubu abaturage bahungiye Kibabi, bahungira Kicihembe, bahungira Nyambishi, bahungira Kinigi, hafi n'umujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro. Abenshi mu baturage bakuwe mu byabo bakomoka mu midugudu ya Ruke, Katobo, Kiruri, Bashiha, Katoyi, Mitimingi, Bukumbirire, Karoba, Nkokwe. Mbisubiremo, abantu benshi bakuwe mu byabo baragaragara muri village za Ruke, Katoboto, Kiruri, aho bita Bushiha, aho bita Katoyi, aho bita Mitimingi, ugakubitiraho bita Bukumbirire, ugakubitiraho bita Karoba, ugakubitiraho bita Nkokwe. Ni muri secteurs ya Katoyi, mu nzego zimwe na zimwe, muri groupement ya Mupfunyi, Kibabi, muri shoferi ya Bahunde. Ahangaha kabisa ngo imibare y'abaturage mu by'ukuri benshi cyane baje kuba bahunga cyangwa se bagerageza kuva ahangaha, benshi rwose ngo bakaba babarizwa muri utu duce nk'uko amakuru agenda abigaragaza cyangwa se abyerekana. Nk'uko amakuru aturuka ku bufasha abivuga, abakuwe mu byabo bageze hagati ya tariki 19 Prito, abakuwe mu byabo ngo byageze hagati ya tariki 19 na tariki 24, mu by'ukuri ngo baza guhabwa ingoboka, ariko kugeza uyu munsi urumva ko ntabwo bihagije. Baravuga bati birimo biraba bikeya. Hari abahungiye ku mashuri, epi Kibabi ndetse na Institute Kibabi ni hamwe mu hari kwifashishwa n'aba baturage bagera basaga 13,000 bakuwe mu byabo, nk'uko bigaragara mu makuru agenda ajya ahagaragara cyangwa se ajya ku karubanda. Ubu harimo gukoreshwa nk'ahantu ho gucumbikira iyi miryango isaga 2,000 mu mibereho igoye cyane, ndetse irangwa n'ubucucike bwinshi muri aya mashuri ndetse no mu handi hashoboka ari hose bashaka kwegeka umusaya. Amakuru aturuka ku batanga ubufasha avuga ko ukwiyongera kw'abaturage ari igitutu cyo gikomeye cyane, aho kugeza uyu munsi ubwiyongere cyangwa se ubucucike buri ku kigero cya 45% ku baturage babakiriye. Ingo 2,241 zakuwe mu byabo ugereranyije n'ingo zigera ku 2,608 zo muri utwo duce. Urumva ko hasigayeyo mbarwa. Iki gitutu cyiyongereye kurushaho mu by'ukuri bugenda ubundi abaturage basanzwe badafite ubushobozi buhagije. Ubu ngubu bivuga ko Kibabi ku kigo nderabuzima cyaho imiti yabaye iyanga. Ibyo bikaba bigabanya cyane ubuvuzi ku bantu bamwe ndetse n'abaturage basanzwe batuye muri ibi bice. None ni ikibazo, ubushobozi bw'abaturage burenze cyane rwose ubushobozi bw'iki kigo nderabuzima kirangaha, bityo nabyo bikaba byabaye ikibazo. Nubwo ibikenewe ari byinshi byihutirwa byagaragajwe birimo ubufasha bw'ibiribwa, nuvuga ngo hari urutonde rw'ibyakozwe bikenewe kurusha ibindi. Harimo ibiribwa kugira ngo hirindwe ko imirire mibi yahita iza vuba, ubuvuzi cyane cyane ku bagore, abana ndetse n'abatishoboye, n'ibikoresho by'ingenzi byo mu rugo birimo ibiringiti, ibikoresho byo guteka n'ibikoresho by'isuku. Ni bimwe mu byashyizwe imbere cyangwa se ku rutonde rwa mbere bishobora gukenerwa. Kubera iki kibazo giteye ubwoba, abafatanyabikorwa bo mu gice barimo gusaba abafatanyabikorwa bugira neza bafite ubushobozi bwo gukora isuzuma ryihuse no gutanga igisubizo gikwiye kuri iki kibazo. Masisi n'agace kamaze kurangwamo urugomo ruhoraho. Urujya n'uruza rw'abaturage bakuwe mu byabo rugaragaza ko hakenewe cyane ibikorwa byihutirwa byo gushishikariza abantu kugira ngo hirindwe ko ikibazo cyakomeza kwiyongera.
nk'uko bigaragara. Urumva ko rero imirwano nibyo twavuze irasenya niyubaka, ndetse kandi nanone uwo muntu wa mbere bigiraho ingaruka ni umuturage, ni rubanda rugufi. Mu by'ukuri bigaragara ko hatagize igikorwa nyine birangira n'ubundi bigeze ku muturage byanze bikunze. Ubwo wumva bimeze gutyo muri teritwari ya Masisi, iyi mibare ishobora kuza kurushaho kwiyongera, ndetse abatanga ubufasha cyangwa se abagomba gutanga ubufasha kuri abaturage bimurwa, ugasanga mu by'ukuri noneho bibabanye ingorabahizi. Ibi turabivuga kubera iki? Kubera ko kugeza kuri izi saa cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya, Walikale naho hadutse imirwano irimo guhuza abo mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'uruhande mu by'ukuri rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kibati niko gace tugiye kwerekeza. Ni imirwano yongeye kubura kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2026 hagati y'inyeshyamba za FCM 23 ndetse n'ingabo za Kongo. Kibati muri Rubereki mu gace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru atugeraho bitangaza, nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bivuga ngo amajwi y'intwaro zikomeye n'izoreje byumvikanye mu gace k'imirwano kuva saa 4 za mu gitondo ku isaha ya muri ako gace. Kugeza ubu urujya n'uruza rw'abantu ku ruhande rwa Mungazi, Kibati, Kashebere ruracyahagaze. Imihanda yafunzwe nyuma y'imirwano. Impande zombi zatangiye kurwana Kibati kuva kwa gatandatu ku munsi w'ejo nyine, nyuma y'igitero cyagabwe ku birindiro bitandukanye by'izi nyeshyamba. Ubu kugeza kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe, amakuru aturuka muri utwo duce agaragaza ko imirwano ikirimo kuba cyangwa se imirwano irimo irumvikana n'ubundi nanone muri bice imirwano ikomeje kurangwa ndetse no kugaragara ahangaha. Bikagaragaza rero ko hakiri intambwe zikenewe guterwa kugira ngo imirwano ibe yahagarara. Mu gihe bitabaye gutyo, abenshi nanone hano muri aka gace baraza kwisanga bavuye mu byabo. Iyi mirwano ikomeje kuvuga muri bice ngo ni imirwano igamije guhagarika urugendo rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ko zakwerekeza mu duce turimo Pinga ndetse na Mpeti, kuko izi nyeshyamba hano muri teritwari ya Walikale zakomeje kugenda zigaragaza cyangwa se zerekana ishusho n'isura y'uko bifuza kwigarurira iyi myanya. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC rero nacyo bakaba bavuga bati byanze bikunze tugomba gukoresha imbaraga zishoboka izo arizo zose tukabasha guhagarika ndetse no gukumira ko zinyeshyamba mu by'ukuri zigera kuri iyo nsinzi. Rero nk'uko bigaragara, akaba ariyo mpamvu y'ibyo bitero yaba no muri teritwari ya Masisi yaba ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu y'ibyo bitero rero, nk'uko twatangiye tubikubwira, ubutegetsi bw'umutwe witwaje intwaro wa 23 bukorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu myanya itandukanye bagiye bigarurira. Gambire bidasubirwaho, izi nyeshyamba zemeje urupfu rwa mugenzi wabo wabafashaga mu bijyanye n'imirwano uzwi ku mazina ya Wiringoma. Uyu mugabo rero ibye bikaba mu by'ukuri byarangiye nyuma yo kuraswa na drones. Nyuma yo kuraswa na drone mu by'ukuri z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo izi nyeshyamba zamaganaga ibikorwa cyangwa se bavuga ko nyine barimo kuraswaho, izi nyeshyamba zanatangaje ko zanasabye amahanga n'isi muri rusange gukurikirana ndetse no kureba ibiri kuba bakabihagarika. M23 mu itangazo ryayo ryashyizwe hanze tariki 28 Gashyantare 2026, ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo rifatanyije n'umutwe wa M23 ryasohoye itangazo rigenewe abanyekongo ndetse n'amahanga, aho rivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bwarenze ku masezerano y'agahenge, bukaba bwarahisemo gutangiza intambara yeruye kuri uyu mutwe. Muri iryo tangazo FCM23 ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije nkana agahenge kari kamaze iminsi kavugwa ndetse bukagaba ibitero bukoresheje indege zitagira abapilote bugamije abasirikare bayo n'abaturage basanzwe harimo n'abari kure y'imirongo y'urugamba. Bikavuga ko ibi bitero byasize bitanye umwe mu basirikare babo. Iryo huriro rivuga ko ibyo bitero byahitanye umwe mu basirikare bakuru baryo, Colonel Wiringoma wari ingabo
wari umwe mu ngabo z'uyu mutwe ku itariki 24 Gashyantare 2026 rivuga ko uretse uwo musirikare hari n'abandi baturage benshi gita inzirakarengane bakomeje kwasiga ubuzima. AFC M23 ishimangira ko ibyo yita ibyaha bitazihanganirwa kandi ko bidashobora kugenda nta ngaruka biteje, aho ivuga ko kwibuka abaguye muri ibyo bitero bibasaba gukomeza kubirwanya ndetse no kurengera abo bemeza ko bahagarariye ibyo ishinja ubutegetsi. Rero muri itangazo ya M23 ivuga ko imaze ibyumweru itabaza amahanga n'abafatanyabikorwa bari mu biganiro by'amahoro ibamenyesha ko agahenge kari karenzweho inshuro nyinshi. Ivuga kandi ko ari ubwicanyi bwakora abasivile mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Igaragaza amazina y'uduce twinshi ivuga ko twabayemo imirwano cyangwa ibikorwa byibasira abasivile harimo Kaware, Mweso, Rutigita, Katazungura, Rugezi, Katenebwe, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikare, Masesikare ndetse n'ahandi no mu Minembwe. Guko bikuye muri iryo tangazo, AFC M23 ivuga ko nubwo yakomeje kugaragaza impungenge no gusaba ko habaho ituze, ibyo yasabaga byirengagijwe, bikagaragaza ko nta bushake bwo kugabanya umwuka mubi no kurinda abasivile bwari buhari ku ruhande rwa Kinshasa. Guhagarara ku baturage ndetse no gukomeza urugamba. AFC M23 ivuga ko mu gihe ivuga ko yashojweho intambara rusange, yiyemeje gukomeza guhagarara ku ruhande rw'abaturage ndetse no kubarinda kimwe n'ibyabo mu duce igenzura. Ishingiye kuri ibyo ivuga ko ikomeje no kwiyemeza kuba mu biganiro by'amahoro ariko ikanasaba ko habaho kubahiriza agahenge ndetse no kurinda ubuzima bw'abasivile. M23 rero yemeye ibiganiro, gusa ubutegetsi bwa Kinshasa buravuga buti ibyemeye imburagiye kuko ubu ibitsiro byamaze gutangira kandi zinyeshyamba nizo zari zagaragaje ko zitazubahiriza agahenge mbere na mbere, ngo kuko aka gahenge bari bavuze ko rwose ngo batigeze babibwirwa, ariko aho barasiweho ngira ngo murimo murabyumva ko izi nyeshyamba zivuga ziti se ka gahenge kuki katari kubahirizwa. M23 rero yabuze ayihungira yerekeza gupfunda imitwe muri Rubero. Kubera iki? Kubera gukomeza gutsindwa kw'izi nyeshyamba muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi, M23 atangiye kubona ko ishobora kubura byose, itangira kwiyegereza uduce yari yaratereranye kubera ko ntacyo yafatagamo nk'ahandi yari yashyize imbaraga nyinshi. M23 yerekeje amaso ishobora kunyira ndetse ikegeka n'umusaya mu gihe ibona ko Masisi iri mu bihe bya nyuma bishobora gusiga inatakaje umujyi wa Goma. Amakuru ari kutugeraho aremeza ko ku munsi w'ejo kwa gatandatu ubwo byari tariki 28 General Buduwi Ngaruye, umuyobozi w'akarere ka mbere ka gisirikare mu bice biyobowe n'inyeshyamba, yahuye n'abafasha myumvire ba M23 Ikirumba kugira ngo bategure abaturage kwakira inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse no kubumvisha kugana ibikorwa by'umutwe wa 23. Aba ni abafasha myumvire mu buryo bwa social, political ndetse na economic cyangwa se mu buryo bw'ubukungu n'izindi sectors zose. Aba rero bakaba baraganiye n'uyu General Buduwi Ngaruye hano Kirumba, bakaba bagomba gukorana rero n'izi nyeshyamba mu gutuma abaturage biyumvamo izi nyeshyamba nk'uko byavuzwe n'uyu General Buduwi Ngaruye. Abenshi bakavuga bati rero M23 mu by'ukuri irabona ko mu bindi bice itangiye kuba yatsindwa. Kangushimire rero nkubwene wakoze cyane kudukurikirana, wakoze cyane kubana natwe, wakoze cyane kuba hafi ya mikoro za Region Info, nyakira amajwi zawe kabisa. Mu by'ukuri aho wari udukurikiranye, reka ngushimire mbabwire ni turasubira amasaha ari imbere nabwo turatureba ibye amakuru arabagezweho. Njye na Bosco kuri mikoro, mugira ibihe byiza.